Mwongeye kwirirwa abanyarwanda, mwongeye kwirirwa abarundi, abagantu bo muri Uganda, East Africa nzima. Mbese muri kumwe na Tonight the Storyteller, mungu wanyu mugezaho utuntu tw'ubwenge kandi turyoshye. Aka kana nagira ngo mbiganirize ku kantu kamwe konyine katari butinde ku muhanzi wacu tuzi Mugisha Fred Robinson. Abenshi tumuzi nka Eleeh, niwe muhanzi tuzi nka Eleeh mu ndirimbo ze. Abenshi baramuzi umuhanzi w'umunyarwanda wavukiye mu karere ka Karongi, ndetse akaba ari mfuri wabo mu rugo. Akaba ari umuhanzi ndetse akaba ari umuproducer w'umuziki muri 1.55 AM. Nimwe akunze gukorana na Blues Melody, abantu nk'abo, abantu batandukanye yakoranye nabo, ndetse akaba ari n'umuririmbyi mwiza cyane ufite ijwi ryiza n'injyana nziza kandi ituje icecetse. Umuhanzi wacu rero yakomeje kwigaragaza aho yateguje indirimbo yiwe bita Ayayaah, aho yayikoranye ari kuyikorana cyangwa se yayikoranye cyangwa se ari kuyikora ariko ubwo urumvira muri studio iracyari gutekwa. Yayikoranye n'umuhanzi bita Joshua Baraka, umuhanzi akaba n'umuproducer w'imiziki mu gihugu cya Uganda, ndetse n'umuhanzi ukomeye cyane benshi twakunze kandi tukaba tumwemera mwita bien wo mu gihugu cya Kenya. Akaba iwebwe yivugira ngo I am a full Rwandan, kuri umunyarwanda kubera ko ngakunda igihugu cy'u Rwanda. Ese iyo ndirimbo wowe uyitegereje ute? Amatsiko menshi cyane kandi ayigukumbushe kubera ko urumva nisohoka nzahita mvuga nti yasohotse mpita ngohereza akaringi nawe ikorereho. Wari kumwe na Tonight the Storyteller. Kora subscribe, ukore like, ukore share, ndetse ukore na comment kugira ngo dukomeze kubana muri next episode mu tundi tuntu tw'ubwenge mwumva kukugezaho. Akana ko narangize ngo sinka ntugacikore, niyo mpamvu mvuze nti uwaka kubwira iyo ndirimbo kugira ngo itegereze uzayirebe kuko izaba iri international song. Igihugu cy'u Rwanda kifatanyije na Uganda na Kenya, ibihugu bitatu mu ndirimbo imwe. Wakoze cyane kubana nanjye. Peace. Bye, peace.